Tubahaye ikaze mwe mudahwema gukurikirana Trade News aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru, tubifuriza umwaka mushya muhire ndetse no kugira imyiteguro myiza yo gusoza umwaka mushya muhire. Aho amakuru yacu turabimburira mu binyamakuru biba byanditse hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze, aho indege yari itwaye abagenzi 67 yakoze impanuka, benshi barapfa abandi bararokoka. Indege yari itwaye abagenzi 67 ivuye muri Azerbaijan yerekeza mu majyepfo y'Uburusiya yakoze impanuka igeze mu gace ka Kazakaha. Abantu 26 nibo barokotse, aho muri bo 22 barimo kuvurwa mu bitaro. Iyi ndege ya Azerbaijan Airline ifite ibirango bya J2 akarongo kaberamye akarongo gatambitse 824 yari iturutse mu murwa mukuru wa Azerbaijan Baku yerekeza ahitwa Grazani mu Burusiya, kamwe mu duce tugeze Chechnya. Muri iyo ndege harimo abagenzi 32 n'abakozi 5 bo mu ndege. Urwego rushinzwe ingendo muri Kazakhstan rwatangaje ko mu bagenzi bari bayirimo harimo 67 bo muri Azerbaijan, 6 bo muri Kazakhstan, 3 bo muri Kyrgyzstan na 16 bo mu Burusiya. Ngayo nguko rero amakuru ari kura mu kuvuga hano mu binyamakuru. Tuyakomereze mu kinyamakuru n'ubundi igihe.com, aho kiba cyanditse ku makuru agiye atandukanye haba ari kuvugwa hirya no hino kuri za murandasi ndetse no mu biyaga bigari. Kuri yacu tuyakomereze ku nkuru n'ubundi igihe yagarutseho cy'umushefu utekera perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuva muri Amerika aza i Kigali no gutekera perezida Kagame. Chief Billy MC Kamuki yabivuye imuzi abakunze gutembera mu mujyi wa Kigali, cyane cyane bamwe bakunze gusura restaurant ziri hirya no hino mu rwego rwo kuganura ku mafunguro arimo naturuka ahandi. Mugomba kuba muzi Le Petite Charité, Kigali Pizza Company na Really Fine Dining. Aho hose ni hamwe mu hantu hagezweho abanyakigali bashobora kugirira ibihe byiza bitewe n'amafunguro ategurwa na kabuhariwe Billy MC Kamuki, umunyamerika umaze imyaka 35 mu kazi ko gutegura amafunguro ndetse n'itsinda bafatanya. Uyu mugabo ageze mu Rwanda mu bihe bya COVID-19 ni umwe mu babonye amahirwe mu kwaguka k'umujyi wa Kigali. Agira igitekerezo cyo gufungura restaurant zigezweho zakira abanyamahanga n'abanyarwanda muri rusange mbere yo kwisanga i Kigali mu Rwanda, igihugu atigeze arota kukibamo. MC Kamuki yabanje gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe kinini, ahaherereye muri leta ya Connecticut, ari naho yakuriye. Nyuma yaje gukomereza mu bindi bice by'icyo gihugu birimo Philadelphia, mu mujyi wa Atlanta, i Miami, Washington DC. Aho hose niko yarushagaho kugenda ahakura ubumenyi bwisumbuye mu bijyanye no gutegura amafunguro, umwuga yakundishijwe n'ababyeyi be. Mu kiganiro The Long Farm, uyu mugabo yavuze ko atigeze atekereza gutura muri Afurika nubwo umugore we akomoka muri Ethiopia. Ati, ntabwo nigeze ntekereza ko nzaba ku mugabane wa Afurika nkiri umusore muto, ntabwo nigeze ntekereza ko ibyo bishoboka. Uyu mugabo yavuze ko yakundishijwe gutegura amafunguro n'ababyeyi be. Ati, umubyeyi wanjye yari azi gutegura amafunguro. Yavutse ahagana muri 1940, yabyigiye ku babyeyi be. Icyo gihe abantu bateguraga amafunguro bifashishije amaboko yabo. Ntabwo hariho ibintu byinshi bifasha abantu mu gutegura amafunguro. Umubyeyi wanjye yize ubwo bumenyi aza kubitwigisha njye na mushiki wanjye mu myaka 5 gusa. MC Kamuki
atangiye kugira amatsiko yo kumenya ibyo guteka, ndetse hari n'ibyo atangiye kwigisha kwitegurira we ubwe. Gusa mu mabyiruka ye yakuze yifuza kuzaba umuganga ufasha abafite ibibazo byo mu mutwe, kandi ibi nibyo ababyeyi be bamwifurizaga. Ku myaka 16 yatangiye kujya gufasha akazi, ahera ku kazi ko koza ibyombo muri resitora. Ati nabonye akazi muri resitora, nari nshinzwe koza ibyombo, naje gutangira gukora imirimo yo guteka, mpita nkunda uwo mwuga cyane. Nta gihe byatwaye mbere y'uko MC Konoki abona ko uyu ari wo mwuga umukwiriye, afata icyemezo cyo kubwira ababyeyi be ko ibyo kwiga ubuganga yabihagaritse. Umwuga agiye kwiga ari uwo gutegura amafunguro. Gusa icyo cyifuzo ntabwo cyakiriwe neza n'ababyeyi be. Ati ababyeyi banjye ntabwo bari bishimiye ubwo nababwiraga ko ngiye kuba umutetsi chifu mu zindi ndimi z'amahanga aho kuba umuganga. Kuva ubwo ntabwo nigeze mpindura intekerezo. Kugira ngo abashe kubaka izina rifatika, uyu mugabo yagombaga gushyira imbaraga nyinshi mu kazi ke. Ati ndi umuntu ukora cyane, ndashima Imana yampaye ubwo bushobozi, ndetse n'umubyeyi wanjye wanyigishije cyane guteka. Mu mpera za 2019 icyorezo COVID-19 cyatangiye kuvugwa hirya no hino ku isi, biba akarusho muri 2020 kuko cyakwiriye hose kigera no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho gato Amerika yaje kwisanga mu bibazo bishingiye ku myigaragambyo ikomeye cyane yakozwe mu rwego rwo kwamagana akarengane gakorerwa abirabura batuye muri icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyekanye nka Black Lives Matter. Ku rundi ruhande, amatora muri icyo gihugu yari akomeje ko Donald Trump yatsinzwe na Joe Biden, gusa arabihakana. Abanyamerika bamushyigikiye batera inteko ishinga amategeko, abantu 5 bahasiga ubuzima, byose bikarushaho gutanga ishusho mbi y'ahazaza h'icyo gihugu. Ibi byatumye MC Kamiki atangira gutekereza kwimurira umuryango we mu kindi gihugu gitekanye kugira ngo abana be bazakurire ahantu hatuje hatari umwuka mubi nk'uwari muri Amerika. Ibi byatumye yifuza kwimurira umuryango we ahandi hantu. Ati byari bishingiye ku bana banjye, hari ibintu byinshi nakundaga mu gihugu cyanjye cy'Amerika, ibintu nahabonye mu myaka 5 cyangwa 6 ishize. Nabonye ko byaba byiza ko abana banjye nabajyana ahandi hantu bakiga ibindi bintu bitandukanye n'ibyo bakuriyemo. U Rwanda ruri mu bihugu uyu mugabo yabonyemo amahirwe, cyane cyane bishingiye ku miyoborere myiza ihari n'iterambere rigenda rirushaho kuzamuka mu bukungu. Ati mu ntangiriro muri Amerika hari imyigaragambyo myinshi bita Black Lives Matter, urwango n'ibindi. Naribajije ni ahazaza h'abana banjye hazaba hameze gute? Byanteye ubwoba ku mijyi nabayemo nka Philadelphia. Nkifuza ko abana banjye bazakura bitandukanye nuko nakuze. Nifuzaga kubona abana banjye bakuze bazi isi muri rusange, bagakurira ahantu hari ubuyobozi buhamye nk'ubwa Perezida Paul Kagame. Nyuma yo gufata icyemezo icyari gikurikiyeho ni ukubimenyesha umugore, nawe wabishyigikiye cyane 100%, dore ko afite inkomoko muri Afurika. Ati yiyumvaga nk'uko niyumvaga, yahoraga yifuza kuza muri Afurika kuko uyu mugabane ni iwabo. Mubwiye ko aya mahirwe yo kuza muri Afurika yabyumvise 100%. Ikindi ni uko muri ibyo bihe ibintu byinshi muri Amerika bitari mu murongo mu bihe bya COVID-19 na nyuma yaho. Yasobanuye ko umugore we
imiyoborere y'u Rwanda bityo bikamworoherera gufata iki cyemezo. Ati umugore wanjye yakunze kuba mu gihugu kiyobowe na Perezida Kagame, yari yarabaye mu miryango itegamiye kuri leta ikora muri Afurika. Kuba hano mu gihugu kikiri kwiyubaka ni ibintu byateye imbaraga, byari amahirwe ku muryango wanjye wo kubona uburyo abandi bantu babaho. Ntabwo yigeze aterwa. Nyuma yo gutangira ibikorwa bye mu Rwanda, uyu mugabo ufite ubuhanga budasanzwe yatangiye kumenyekana rimwe aza kwakira ubutumwa bumumenyesha ko ari bwakire umushyitsi w'imena muri resitora ye. Ati bimaze kubaho nk'inshuro eshanu. Ku nshuro ya mbere nari mfite igitutu cyinshi. Uwo munsi ntabwo numvaga meze neza, menya ko bagiye kuza. Mva mu rugo numva nameze neza, ariko ndagenda. Urutonde rw'ibyo kurya bashakaga rwari ruto cyane, kandi baje ari umuryango wose n'inshuti zabo. Mu gutegura aya mafunguro, MC Komiki yakoranye n'abasanzwe bategura amafunguro ya Perezida Kagame, ibyatumye barushaho kugenda bamenya uburyo ateguramo amafunguro. Icyokora icyamushimishije kurushaho ni ibiganiro yumvise Perezida Kagame yarimo kugirana n'abo mu muryango we, akavuga ko yagize amahirwe yo kuba mu mwanya nk'uwo biganiro by'ingenzi. Akaba yavuga ko yagize amahirwe yo kuba muri uwo mwanya wo kumva ibiganiro nk'ibyo by'ingenzi. Yasobanuye ko mu miterere ya Perezida Kagame ari umuntu wita cyane ku mafunguro, afata akita cyane ku ntungamubiri ziyagize, buri kimwe cyose kiba kiri ku murongo. Yasobanuye ko abana ba Perezida Kagame Paul bafite ubumenyi ku bijyanye n'imiterere y'amafunguro atandukanye, ibifitanye isano n'uko babaye mu mico itandukanye ituma bashobora gusobanukirwa byinshi ku mafunguro. Ku yindi nshuro Perezida Kagame yagiye gusura umwe mu nshuti ze. Iyo nshuti ye isaba MC Konoki kuza kumufasha gutegura amafunguro. Muri icyo gihe MC Konoki yagize amahirwe yo kubona Perezida nk'umuntu usanzwe, aho yari yicaye wenyine ari kureba umupira kuri televiziyo akoresheje telefone nk'umuntu usanzwe. MC Konoki amaze kwiga byinshi ku isoko ry'u Rwanda, cyane cyane ko ku bijyanye na resitora, akavuga ko ari ikintu kitoroshye kuyifungura, cyane ko nibura 60% by'izifungurwa zitarangiza umwaka zikiriho ziba zasenyutse. Ubwo yashimangiye ko imwe mu mpamvu zibitera ari uko abantu batekereza ko gufungura resitora ari ikintu cyoroshye kandi ari umwuga urimo akenshi cyane. Ati abantu benshi binjira mu byo resitora batekereza ko ari ibintu bizaba byoroshye, ariko bigatungurwa no kubona ko atari ibintu byoroshye. Ugomba kuba ufite ubumenyi buhagije, ufite ubushake buhagije. Ikindi ni akazi kenshi. Hari igihe mba ndi hano amasaha 18 cyangwa 15 buri munsi mu gihe cy'amezi 2. Ni amasaha menshi cyane. Yavuze ko bamwe mu batangiza amaresitora babiterwa no gukunda guteka, ariko bakwiriye no kubitekereza mu buryo bw'ubucuruzi. Abantu benshi batangira resitora batekereza ko byoroshye, rimwe na rimwe babitewe no gukunda guteka. Kubikora gusa kuko ubikunda ntabwo bihagije, ugomba gutekereza ku ruhande rw'ubucuruzi. Yashimiye cyane abakozi bakorana, avuga ko harimo abagaragaza umurava ndetse bazavamo abatetsi beza mu gihe kiri imbere. Yagaragaje ko yafashe igihe kinini atoza. Ati nakoresheje igihe kinini n'imbaraga mu gutoza ikipe dukorana, ariko ntabwo watoza abantu kugira indangagaciro nziza, wakigisha umuntu ufite indangagaciro nziza uko bakora ibintu. Ibyo ni byo mfite.
Uyu mugabo yavuze ko yishimira kuba igice kinini cy'abasura ibikorwa bye ari Abanyarwanda. Ati Abanyarwanda basura resitora bagizwe na 75%. Hari Abanyamerika benshi badusura ariko nubwo bakanzwe na mabaga, nkunda kubona abakiriya benshi baturutse muri ambasade y'Amerika, ariko dukunze kwakira Abanyarwanda benshi. Yagarutse ku bijyanye n'inteko y'u Rwanda n'uburyo nyine bwo bateka yihariye, avuga ko ihari ariko ugasanga igizwe n'uruvange rw'izindi nteko, cyane cyane izo mu karere u Rwanda ruherereyemo n'izo mu bindi bihugu Abanyarwanda babayemo. Uyu mugabo usanzwe urema indyo yashimangiye ko nibura bimutwara iminsi 2 mu kuyihanga, ubundi akayigerageza akayigisha abakozi be mbere yo gutangira kuyitanga mu buryo bwuzuye. Yanavuze ko akibona amahirwe yo gufungura izi resitora, ati ndi gutekereza gufungura izi resitora, nafungura izindi resitora eshatu zitandukanye. Ndifuza gufungura izindi resitora eshatu zitandukanye. Ndifuza kuzishyira imwe hafi y'ikibuga cy'indege kiri kubakwa. Ndifuza gufungura ahacururiza ikawa hagati ya Kigali na Musanze. Ngayo nguko rero amakuru yacu ya Trade News naho ngaho tuba tuyagarukirije. Tushimira we wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora kugira ngo ukore subscribe kugira tujye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Amahirwe.